Nibyo reka tubasuze kandi tubahe ikaze tubifurize kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 3 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026, aho tugarutse muri studio tuye kubabwira amakuru agezweho ndetse kandi nanone mu by'ukuri nsuhuza abantu badukurikiranye bari mu bice bigiye bitandukanye mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu. Kuri munsi wa none turi ku itariki 3 tugarutse rero mu makuru kuri iki cyumweru, aho mu by'ukuri ku bantu bakomeje kugenda rwose babasha kugera mu misa cyangwa se ababashe kujya gusenga muri rusange, nizere ko kabisa byagenze neza. Batabashe kujyayo kubw'impamvu runaka, namwe reka mbabwire ni kabisa Imana n'imigisha bikomeze kugenda bibayoboka kandi byibanire namwe. Reka rero kuri iyi nshuro nta gutinda nkubwire amwe makuru tugiye kuba twagarukaho kugeza kuri uyu munota. Mu by'ukuri bimwe mu biranga ibyo bimwe mu bigiye kuranga cyangwa se ibiza kuba bigize iki kiganiro cyacu n'amakuru muri rusange. Ni AFC 23 bakomeje kwigaragaza nk'igihugu cyangwa se mu by'ukuri nk'aho bisatuye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero uyu mutwe ukaba ukomeje gushyira hanze inyandiko zigiye zitandukanye zigaragaza mu by'ukuri byinshi bigiye bitandukanye mu byo bifuza. Turaza kugaruka rero ku nyandiko AFC 23 ishyize ahagaragara kuri uyu wa 3 Gicurasi 2026, igaruka ku bijyanye n'umunsi mpuzamahanga ukomeye cyane ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Turaza kuba tubigarukaho turebe icyo abarwanyi ba AFC 23 bari kukomozaho. Gusa benshi baravuga ko AFC 23 ishaka gukora parikanizasiyo ikaba yakwikura mu by'ukuri ku rundi ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bashaka gukora Kivu yigenga, nyuma yuko kandi bagiye bagaragaza ko bashyizeho ibisa za ministeri ndetse bakomeje gukora mu by'ukuri ibimenyetso bitandukanye birimo nko kuba bashyiraho kashe zabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo bikorwa rero ngo bikaba byongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho yuko abarwanyi umutwe twaje n'umura 23 baba bakirimo kugerageza rwose kuba bakora leta yigenga. Turagaruka ku bijyanye n'ibitero bikomeye cyane byabaye muri teritwari ya Masisi, aho abarwanyi ba AFC 23 bavuze yuko ibi bice byakomeje kugenda byumvikanamo ibitero bikomeye cyane, ndetse bamaze ko ibyo bitero byagize ingaruka zikomeye ku batuye muri ibyo bice, ndetse kandi bakavuga bati ni ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo bigamije kwibasira imyanya ituwe n'abaturage. Gusa kandi kuri inshuro ibitero byo muri teritwari ya Masisi naho hakaba hageze indege zitagira abadereve. Nyuma ya Kivu y'Amajyepfo twagiye twumva ibitero by'indege zitagira abadereve, ndavuga drones. Ubu ngubu rero amakuru dufite aravuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi cyangwa se ibitero nk'ibi ngibi bikaze cyane, ko ni ibitero bitoroshye ku barwanyi ba AFC 23 byongeye kugaragara mu myanya yabo muri teritwari ya Masisi. Turaza kureba rero utwo duce turi kuvugwamo bene iyo mirwano cyangwa se turi kugarukwaho. Turaza kureba mu by'ukuri uko byifashe 5 kuri 5, ari nako kandi mu by'ukuri nsaba abantu gukomeza gukanda subscribe cyangwa se sabone. Birakomeye cyane igisirikare cya Afurika y'Epfo mu by'ukuri kirakishimira gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko Guy Kabombo kuri ubu ngubu ari muri Afurika y'Amajyepfo mu rwego rwo gukomeza ibijyanye n'umutekano. Turaza kureba rero abayobozi yagiye ahura nabo ndetse n'ibigize uru rugendo mw'abantu mwe n'ibigize uru rugendo nuko byifashe ndetse n'ingaruka bishobora kuba zabamo, kuko amakuru avuga ko kugeza kuri ubu ngubu ibi ngibi birimo kuba cyangwa se birimo gutegurwa mu rwego rwo kugira ngo Afurika y'Epfo ikomeze ikorane bya hafi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no guteza imbere umutekano ndetse no kubaka igisirikare gihamye mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero ni bimwe bikomeje kugenda bijya mbere cyangwa se namwe makuru akomeje kugenda arushaho kuba yamenyekana mw'abantu mwe hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero ngushimire mwubwire yuko mu by'ukuri uba wakoze cyane udukurikirana, kubera yuko ubu ngubu tugiye kuba twakwinjira tayari mu makuru ku buryo burambuye, nyuma yuko mu by'ukuri tuvuye mu mfunyapfunya cyangwa se icyo nakwita imine. Nkuko wabyumvishe rero muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane n'ibitero uruhande rw'inyeshyamba za 23 rwiyemereye ko byagabwe ku bice basanzwe bagenzura, ndetse kandi izi nyeshyamba zo mutwe wa 23 mu kuvuga aya makuru bavuze ko ibyo bitero byibasiriye imwe mu myanya ituwe n'abaturage cyane nkuko bakunze kubivuga. Gusa cyakoza igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyakomeje kugenda kivuga ko kitajya kigaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage, ahubwo mu by'ukuri bagaba ibitero mu busanzwe ku bice mu by'ukuri bituyemo inyeshyamba cyangwa se bibarizwamo abo mu mutwe wa 23.
kuri iki cyumweru tariki 3 Gicurasi 2026 biravuga ko hagana saa 7 n'igice z'ijoro arirwo ibitero byatangiye, aho coalition ya Kinshasa bagabye ibitero ndetse bikomeye cyane, ngo n'ibitero kandi byakozwe kwihishwa mu gace ka Rushoga, aho kandi ngo ibyo byabaye bitewe nuko abarwanyi ba FCM23 batangiriye iyi coalition y'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ubwo yageragezaga kwinjira nga Rushoga muri teritwari ya Masisi. Ibiro ngo byahise bituma ako kanya havuka imirwano ikomeye cyane ndetse yanumvikanyemo n'intwaro za muzinga. Abasivile biravugwa ko ngo bagizweho ingaruka n'ibyo bitero, ndetse uretse abasivile bavuga ko hari n'amatungo yishwe, aho inka zirenga 56 zabigendeyemo. Bivuga ko kandi hari abakomeretse bikomeye cyane, ndetse kandi hari n'abasigiwe ibikomere bishobora kubageza ku rupfu. Biragaragaza ko kandi ngo mu by'ukuri ibingibi birimo biragira ingaruka zikomeye cyane, kubera ko benshi mu baturage batangiye kugenda bahunga hano muri utu duce twa Rushoga ndetse n'ahandi mu bice bihegereye. Icyakoze amakuru avuga ko igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo bakoraga ibi bikorwa mu rwego rwo kugira ngo bigarure aka gace, kandi ibyo bikaba bizatumye abo mu mutwe wa 23 baburira mu by'ukuri cyangwa se bahatakariza abarwanyi benshi cyane ahangaha muri aka gace ka Rushoga. Kuri uwo munsi kandi biravuga ko ingabo zagabye ibitero byinshi zikoresheje drone z'intambara mu bwoko bwa CH4 saa 5:53 ndetse na saa 8:40. Ibi bice bituye cyane bya Rumbishi bikaba byagabweho ibitero, ndetse na saa 7:20 agace ka Rutare ho muri teritwari ya Karehe nako ngo kateweho ibisasu. Ibyo bitero byangije byinshi mu by'abaturage, biteza ubwoba bukomeye ndetse no guhungabana kw'abaturage benshi. Ibitero nk'ibi bikomeje kugabwa mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu myanya igenzurwa n'abarwanyi ba FCM23. Ni ibitero bigamije kwangiza ndetse no gusenya burundu ibirindiro by'igisirikare cy'izinyeshyamba mu duce tugiye dutandukanye. Dore ko amakuru avuga ko nabo bakomeje kongera imbaraga ndetse n'ubushobozi, harimo nko kongera umubare w'abasirikare, harimo nko kongera ibikoresho, ndetse kandi ngibyo ni muri gahunda yo kwagura ibice bagiye bigarurira. Gusa igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC bakomeje kugenda bagaragaza ko batazigera bemera na gato ko ibyo mu by'ukuri ibyo biri gutegurwa n'abarwanyi ba FCM23 byatanga umusaruro. Kuvuga nta kundi gutanga umusaruro ni ukuba bakwigarurira nyine kabisa rwose iyo myanya igiye itandukanye. Bakaba bavuga ko rero batazigera bemera ko ibyo bishobora gukunda. Nguko rero ibitero rero bikomeye cyane bikomeje kugenda birushaho kumvikana uko amasaha arushaho kugenda nayo yihirika, kubera ibyo bikorwa bikomeye kandi bikomeje kugenda byumvikana ngo birateza ibibazo bikomeye cyane, dore ko ngo ari ibikorwa bigeze kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. FCM23 yashyize hanze inyandiko yemeza iby'ibitero, ngo irasaba abanyekongo ndetse n'amahanga muri rusange kumenya neza uburemere bw'ihohoterwa rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse no kumva inshingano zo kurengera abasivile bagirwaho ibitero nkana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. FCM23 ikomeje gushinja rero uruhande rwa Leta y'i Kinshasa ko ari rwo ruri kwihisha inyuma y'ibitero bikomeye cyane biri kugenda bigabwa mu duce tugiye dutandukanye, ndetse bakavuga ko ngo ibyo bitero uruhande rwa Kinshasa bakomeje kugaba bigira ingaruka ku bice bituwe n'abaturage, kandi bakavuga ko ngo ibyo bitero mu by'ukuri ngo byaba byibasira imyanya ituwe n'abaturage. Ibi rero FCM23 ivuga bikaba mu by'ukuri bikomeje kwangiza mu by'ukuri isura y'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibishobora kuba byagira mu by'ukuri bishobora kuba byateza ibibazo bikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. Gusa mu bigaragara cyangwa se mu makuru ariho biracyagaragara ko hari indi ntambwe ikomeye cyane ikeneye guterwa kugira ngo byibuze imirwano ihagarare, nyuma y'uko ibiganiro byagiye biganirwaho mu rwego rwo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitigeze bitanga umusaruro na gato, kubera yuko kugeza kuri uyu munsi wa none haracyari ubwoba ndetse n'ibitero biracyumvikana mu duce tugiye dutandukanye. Ibiganiro biruka kubera mu Busuwisi ntabwo byigeze bitanga umusaruro mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu. Rero
yewe n'ibyabereye Washington ntabwo birigira bitanga umusaruro wo guhagarika imirwano, kuko umunsi ku wundi turacyumva ibitero bikomeye cyane bigabwa mu duce tugiye dutandukanye. Reka nta gutinda kandi nanone twinjiye ku yindi ngingo nanone bimaze gutangazwa n'umutwe wa 23 nyuma yo gushinjwa na benshi ko badaha itangazamakuru ubwisanzure bwaryo. Kuri ubu abarwanyi ba FC23 biyandagaje ku karubanda bavuga yuko rwose ngo ibyo atari byo, ahubwo kandi bavuga ko bo icyo bashyira imbere ari ukwisanzura kwitangazamakuru ndetse bongera gushyigikira ibyo bikorwa mu buryo bumeze gutya, aho bashyize hanze inyandiko cyangwa se itangazo ivuga yuko kuri ubu ngubu abari mu bice bagenzura ibijyanye n'itangazamakuru bigomba gukomeza gukurikiranwa neza. Kuri wa 3 Gicurasi 2026 ni mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru washyizweho na UNESCO mu mwaka w'1993. AFC Alliance Fleuve Congo nibwo yasohoye ubutumwa busaba abantu gutekereza ku ruhare rukomeye rw'abanyamakuru mu mibereho y'ibihugu ndetse n'abaturage. Ubutumwa bwayo AFC ivuga ko gutanga amakuru, gukora iperereza no guhishura ukuri cyane cyane mu bihe bigoye bisaba ubutwari budasanzwe, ubunyangamugayo n'umuhati ukomeye. Ishimangira ko ubwisanzure bw'itangazamakuru atari impano ihabwa ibitangazamakuru, ahubwo ari uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage bwo kumenya ukuri. AFC ivuga ko ubwo burenganzira buri guhonyorwa bikomeye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho abanyamakuru ngo babuzwa gutangaza amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaterwa ubwoba bw'ibihano bikomeye harimo no gukatirwa urwo gupfa. Hari abavuga ko benshi mu banyamakuru bakurikiranwa bagaterwa ubwoba, bagacecekeshwa cyangwa bakabuzwa gukora akazi kabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ubutegetsi buriho budashobora kwihanganira ibitekerezo binyuranye, bigatuma habaho ikirere cy'ubwoba n'igitutu, aho amakuru afatwa nk'ikintu kigomba kurwanywa no aho kurengerwa. AFC kandi ivuga ko itangazamakuru riri kunigwa n'igitutu cya politike, propaganda y'uburozi, amakuru y'ibinyoma ndetse n'amacakubiri ategurwa ku bushake. Irashinja kandi ibyo bikorwa bikorerwa abanyamakuru Kinshasa, aho ivuga ko mu duce bagenzura abo abanyamakuru bakora akazi kabo mu mutuzo, ngo bafite inshingano n'ubunyamwuga kandi bubahiriza amahame y'amakuru yigenga kandi yizewe. Mu gihe isi iri mu bihe by'ikoranabuhanga aho amakuru akwirakwira vuba cyane, AFC ivuga ko urugamba rwo kurengera ukuri rukenewe kurushaho, aho isaba abantu bose gufatanya kurwanya amakuru y'ibinyoma, kwamagana propaganda ndetse no kwanga imvugo z'urwango kugira ngo hubakwe urwego rw'itangazamakuru ruzira uburozi, rukubwuka kandi rukorera abaturage koko. Ubutumwa bwashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami ry'itumanaho akaba n'umuvugizi wa FC23. Bikaba byakorewe Goma ku wa 3 Gicurasi 2026. Andi makuru kugeza kuri ngubu rero, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugaragaza ko kifuza kwibaka ndetse no kurushaho kuba igisirikare gihamye kurusha uko byari bimeze mu minsi yashize. Ibi rero bikaba byagaragajwe n'ibimenyetso bigaragaza ko kuri ubu ngubu inzego z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kujya hirya no hino mu bihugu mu gushaka ubushobozi ngo kugira ngo barusheho kuba mu by'ukuri bakomeza urwego rwabo rw'igisirikare. N'amakuru rero avuga ko Guy Kabombo ubu ngubu uyu mugabo ari kubarizwa muri Afurika y'Epfo, aho yagiye n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo bahurize hamwe imbaraga ndetse na Afurika y'Epfo, hanyuma mu kumara guhuriza hamwe imbaraga mu by'ukuri barushaho kuba bakwiteza imbere cyangwa se bakubaka igisirikare gihamye nk'abantu mwe, nk'uko murimo kurushaho kugenda mubyumva. Reka munyemerere aya makuru nayo tube twayinjiramo turebe uko ahagaze. Ni ukuvuga ngo kugeza kuri itariki ya 3 Gicurasi 2026 amakuru aravuga ko Guy Kabombo ari mu ruzinduko muri Afurika y'Amajyepfo rugamije gukomeza ubufatanye mu by'umutekano. Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ingabo z'igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mdamvaita yagiriye uruzinduko rwa diplomasi mu bihugu byo mu Majyepfo ya Afurika kuva tariki 29 Mata, mu gihe uburasirazuba bw'igihugu bugikomeje kurangwa n'umutekano muke
makuru akagaragaza ko urwo rugendo rero nta kindi kintu kigamijwe, aho kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko ari ugushaka ibijyanye n'ubufasha ku gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ari nazo nshingano afite zo gukomeza guteza imbere iki gisirikare. Uruzinduko rukaba rwamugejeje muri Botswana, Namibia ndetse na Zambia, aho yagiranye ibiganiro n'abayobozi b'ibi bihugu ku bibazo by'umutekano mu karere. Gusa birishimirwa ko uyu mugabo akomeje kugenda mu by'ukuri yubaka imikoranire, dore ko bigaragara ko umusaruro wamaze kugenda ugaragara nyuma y'uko nk'iki gihugu cya Zambia yagezemo yerutse kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga ko zahageze kugira ngo zirwanye ibikorwa by'inyeshyamba ndetse ari n'uduce bagiye bambura inyeshyamba. Bitekerezwa ko Botswana ndetse na Namibia ishobora kwinjira mu rugendo rw'ibindi bihugu kugeza kuri ubu ngubu nabyo byamaze kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, nk'izo Zambia, Uburundi ndetse yewe kugeza no mu bindi bihugu bigiye bitandukanyemo Angola. Mu ngingo z'ingenzi zaganiriweho harimo guhuza ingamba z'umutekano, gukaza igenzura ku mipaka ndetse no kurwanya ubucuruzi butemewe n'amategeko bwambukiranya imipaka. Nk'uko byatangajwe n'inzego za leta, ibyo biganiro byagejeje ku mwanzuro w'uko hakenewe ubufatanye bwa gisirikare burushijeho gukomera hagati y'ibihugu byo mu karere kugira ngo bibashe guhangana n'ibibazo by'umutekano bihuriweho. Botswana, Namibia ndetse na Zambia niho uyu Guy Kabombo Mdomvayita yageze hano mu majyepfo ya Afurika, aho uyu mugabo uru ruzinduko rwe rugomba mu by'ukuri narwo kuba rufite igisobanuro gikomeye cyane ku bijyanye n'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhagarika ubucuruzi bw'amagendu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Gusa benshi baravuga yuko ikigambiriwe n'ubundi ari ugukora ibikorwa byose bishoboka byatuma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bona amahoro. Ni ukuvuga ngo imitwe yitwaje intwaro igaragara muri utu duce ikabasha kuba yakwirukanwa ikakurwa yose, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu byamaze kuba byagaragarira buri umwe uwo ari wese ko yugarijwe n'ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro. Ibyo kandi bikaba biri mu byo kugeza kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuza ko byaba byamaze guhagarara vuba bidatinze mu minsi iri imbere cyane. Harimo guhiga ibitwaro bikomeye, umubare w'abasirikare ndetse no kumenya ubundi bushobozi ubwo ari bwo bwose bwakwifashishwa mu guhangana n'ikibazo cy'inyeshyamba zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bice by'iki gihugu nko mu duce twa Ituri, nk'uko aya makuru arushaho kugenda abigaragara. Ariko kandi haracyari intambwe ikomeye cyane yo guterwa, kubera ko abenshi bakomeje gusobanura bavuga ko mu biganiro byagiye bikorwa nyuma yo gutekerezwa ko byagomba kuvamo igisubizo gikomeye cyane cyo gukemura amakimbirane, byagaragaye ko ibyo biganiro bitigeze bigera ku gisubizo kirambye cyo kuzana amahoro. Ariko kandi kugeza kuri ubu ngubu Guy Kabombo Mdomvayita akaba ashimirwa ku bijyanye no gukorana n'amahanga mu guteza imbere inzego z'umutekano nyuma yo kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye, aho kuri ubu ngubu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gukorana na Tanzania, kiri gukorana n'u Burundi, Afurika y'Epfo, Zambia ndetse na Angola n'ibindi bigiye bitandukanye bihugu nyine byagiye byohereza umubare mwinshi cyane w'abarwanyi ndetse n'ibikoresho byabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bufatanye hagati na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ngo bikaba bigaragaza ko rwose uyu mugabo ntako atagezeye mu kugira ngo yongere ubufatanye hagati n'ibindi bihugu. Amakuru agaragaza ndetse akerekana yuko kugeza kuri ubu ngubu ishusho ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kubangamirwa na n'ubu n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje kurushaho kugenda bihagaragara bituruka ku mitwe y'inyeshyamba. Ibi ariko ngo byagiye bituma abaturage bahunga, aho kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko abasaga miliyoni 7 kuri ubu ngubu bavuye mu byabo bonyine muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo abahungiye imbere mu gihugu ndetse n'abandi bagiye bahungira hanze y'igihugu. Aya makuru agaragaza ko kandi buri mwaka ubwiyongere bw'abahunga ibibazo by'umutekano muke hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urimo urushaho kwiyongera, aho bitera impungenge ndetse no kwibaza cyane ko hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko mu minsi iri imbere hashobora kuzaba mu by'ukuri hatoroshye mu gihe nta gikozwe ngo iyi mirwano iri kujya mbere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ibashe kuba yahagarikwa, ibyo bishobora kuba byagiza ikibazo gikomeye cyane ku batuye iki gihugu mu gihe nta na kimwe gikozwe. Ngayo nguko rero ngibyo bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa kugeza kuri ubu muri aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere ka Afurika muri rusange, ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo naho ibintu bigeze kugira ngo gishakirwe umuti, ndetse n'ibikomeje kuba benshi badatinya kuvuga ko mu by'ukuri birimo kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bo muri Afurika muri rusange. Turasubira rero mu masaha ari imbere tureba n'ibindi bigezweho. Mugire ibihe byiza. Nyumvaga ni Bosco, iyi akaba yari Region Info.